Iminsi 6 ishize, Yesu ajyana Petero na Yakobo na Yohana bonyine abageza ku mpinga y'umusozi muremure. Umubiri wihindukira imbere yabo, imyenda y'irarabagirana yera dede, kandi nta mumeshi wo mu isi wese wabasha kuyeza atyo. Maze Eliya na Mose barababonekera bavugana na Yesu. Petero abwira Yesu ati, "Mwigisha, ni byiza ubwo turi hano, reka duce ingando 3, imwe yawe, indi ya Mose n'indi ya Eliya." Ntiyari azi icyo akwiriye kuvuga, kuko bari batinye rwose. Maze igicu kiraza kirabakingiriza, ijwi rikivugiramo riti, "Nguyu mwana wanjye nkunda, mumwumvire." Bakebaguza vuba, ariko ntibagira undi babona keretse Yesu gusa uri kumwe nabo. Petero nk'abandi benshi, niba atari bose, akubise amaso Mose abona n'uwo kubahwa, abonye na Eliya nawe abona n'uwo guhabwa ikuzo, ndetse yitegereje n'umwami wacu nawe abona n'uwo guhabwa icyubahiro. Mu kutamenya, asaba kabo bagabo 3 bose bakubakirwa ingando aho maze bagaturana. Ingando bisobanuye ubuturo cyangwa amahema aho bagombaga kubonanira n'aba bagabo 3. Niba twitegereje neza, Petero ntabwo yavuze ingando 6, nubwo nawe yari ahari, ndetse na Yakobo na Yohana. Ahubwo we nabo bari bari kumwe nk'abantu basanzwe, nibo bagombaga gucira inganda aba banyacyubahiro 3 ari bo Mose, Eliya na Yesu Kristo. Nk'uko twavuze haruguru, ibi Petero yabivugiye mu kutamenya, kuko atarazi uburemere bw'icyifuzo cye mu maso y'Imana. Mu kuvuga atya, Petero yari ashyize Yesu Kristo ku rwego rumwe n'abahanuzi cyangwa isezerano rya kera ribyo byari bihagarariwe na Eliya, kandi amunganishije n'amategeko ahagarariwe na Mose. Ariko rero Imana ihita imukosora, imwereka ko ibyo bidashobora kubana n'umwana wayo. Abo bari babihagarariye baburira mu gicu nk'abatigeze banaboneka. Nuko ijwi rivugira muri icyo gicu riti, "Nguyu mwana wanjye nkunda, mumwumvire." Aho Imana yagaragaje Yesu Kristo ko aruta amategeko n'isezerano rya kera ryose muri rusange, ndetse uretse n'ibyo kadashobora no kubangikanywa cyangwa guturana nabyo. Bamaze kumva iryo jwi, bakebaguza vuba, ariko ntibagira undi babona keretse Yesu gusa uri kumwe nabo. Uyu wasigaranye nabo niwe Manweri, Imana iri kumwe n'abantu, ndetse niwe Mwuka Wera utuye mu bizera bose. Nta cyumba Mose na Eliya bahawe mu mitima y'abantu b'Imana. Mbese wowe iyo ukebaguje ubona nde? Mbese ubona Kristo wenyine? Mumenye ibi ko icyifuzo cya kamere y'abantu cya Petero cy'uko Mose na Eliya bose bahanwa ubuturo hamwe na Kristo, Imana itagisubije. Mbese aho ntiwaba ufite utuzu 3 mu mutima wawe? Senda abo bagabo 2 bandi, kuko Mwuka Wera ashaka ko kwisanzuramo wenyine atagusangiye n'abandi. Nimwumvure urugero. Umunsi umwe, umukozi wo mu rugo yari kumwe n'utwana 2 tw'udukobwa. Ubwo bageraga muri parikingi y'imodoka, ategeka utwo twana ko tumufata ikiganza kugira ngo imodoka zitatugonga, kuko hari imodoka nyinshi. Mu by'ukuri iri tegeko ryari ryiza kuri utu twana tutazi gutandukanya imoso n'indyo, ariko rero umwana w'imyaka 20 ntabwo yahabwa iri tegeko rigenewe abana b'imyaka 3. Ahubwo we, aho kuyoborwa n'udutegeko twinshi, ubunararibonye buri muri we ahabwa n'umutima w'ubukuru bumushoboza kuvangura ibishimwa mu bigawa, atiriwe abwirwa cyangwa yandikirwa byinshi. Dore iki intumwa y'Imana Pawulo yabwiye Abagalatiya kuri ibyo: "Icyakora uko kwizera kutaraza, twarindwaga tubohewe gutwarwa n'amategeko, dutegereje kwizera kwari kugiye guhishurwa. Ubwo nibwo buryo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo, ngo dutsindishirizwe no kwizera. Ariko kwizera kumaze kuza, nitwaba tugitwarwa na wa mushorera. Mwese muri abana b'Imana, mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu, kuko mwese ababatirijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo." Ariko ndavuga yuko umuragwa yakiri umwana atagira icyo atandukanaho n'imbata, nubwo yaba ari nyiri ibintu byose.
ahubwo ategekwa n'abamurera n'ibisonga kugeza igihe cyategetswe na se. Natwe niko turi, tukiri bato twari imbata, dutegekwa n'amategeko ya mbere yahoze mu isi. Maze igihe gikwiye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko ngo acungure abatwarwa nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Ariko none ubwo mwamenye Imana, kandi cyane cyane ubwo mwamenywe nayo, ni iki cyatumye musubira inyuma mu bya mbere bidafite imbaraga kandi bikena umumaro, mugashaka kongera kuba imbata zabyo? Muziririza iminsi n'amezi n'ibihe n'imyaka. Ndatinya yuko ahari ibyo nabakoreye naruhijwe n'ubusa. Ubwo Pawulo yandikiraga Abagalatiya ibi, hari abayuda bari bari guhatira abakristo bakuze mu gakiza ibyo twageranya n'amategeko y'abana bo mu kinyoni. Pawulo yari yarabagejejeho ubutumwa bwiza bugenewe abatakigengwa n'amategeko, barakiriye umwuka wera ndetse n'ibitangaza bikorerwa muri bo. Ariko abayuda baza kubasubiza mu mategeko yabatungiraga agatoki icyo tayari bari baramaze gushyikira. Niba amategeko ya Mose ari nk'ikarita yatuyoboye mu rugendo rugana kuri Kristo, iyo ugeze aho wajyaga, nubwo ubayoboye n'ikarita ndetse ikakugira umumaro ukomeye cyane, urayizinga kuko muri uwo mwanya nta kibi kimaze. Icyakora iyo karita wongera kuyikenera iyo ushaka kwiyibutsa aho waciye, ahakugoye n'ibyo wahuriye nabyo muri urwo rugendo. Nguko uko amategeko ya Mose tuyarebaho gusa mu gihe dushaka kumenya no gusobanukirwa uko twageze aho turi. Munyemerere turebere hamwe ikibazo kimeze nk'inyundo iremereye gikunze kubazwa n'abarwanira uburenganzira bw'amategeko, ndetse koko iyo nyundo ikamena imitwe ya benshi. Ko muvuga ko tutakiri munsi y'amategeko, ubwo bisobanuye ko kwica, kwiba, gusambana, gusenga ibigirwamana n'ibindi byose ntacyo bitwaye? Ubazwa agasubiza ati oya, biragitwaye. None se ko mukurikiza amategeko yandi yose uko ari 9, ariko mukica irya 4 ariryo sabato y'umunsi wa 7? Ubazwa inyundo ikabiramo kubisakagwaho, uwamubazaga akamuterura akamujyana mu myizerere yirimo n'ibindi byinshi ku bw'itegeko rya 4 ry'isabato y'umunsi wa 7. Nk'umwana muto, nanjye inyundo yarankubise, kandi igikomere cyayo nkimarana hafi amezi 4 kugeza ubwo haje umuganga ufite inkota akambaga nkabona gukira. Munyemerere turebere hamwe bimwe mu bishobora guca intege iyo nyundo yamaze benshi, cyangwa se umuti wavura bamaze gukubitwa nayo. Mu gutangira, ndifuza ko twakoresha ingero zihura n'amahame y'ijambo ry'Imana, cyane cyane yo mu Isezerano Rishya, aho Imana yari yongeye kugarura abana bayo mu rugo batakiri abagaragu cyangwa abanyamahanga. Dufate urugero, nk'umwana wavukiye mu rugo akaba yubaha ababyeyi, ntakeneye gushyirirwaho isaha yo gutahira kuko yirinda icyababaza umubyeyi cyose. Ariko rero iyo ari umwana w'ikigande utita ku kunezeza ababyeyi, bamushyiriraho amasaha yo gutahira, yayerenza akabihanirwa. Mu yandi magambo, gukunda ababyeyi k'uyu mwana wumvira kumurinda gukora icyababaza icyo ari cyo cyose. Aha ni mu buryo bw'abantu. Imana nayo nk'umubyeyi, igituma ibi biyorohera nuko ifite ubushobozi bwo kwireherezaho umutima w'umuntu akayikunda. Aho abantu bo nubwo bakorera umwana wabo ibyiza byinshi bingana bite, ntabwo bafite ubushobozi bwo kuzuza urukundo umutima we. Rero urukundo Imana yahaye abantu batera kuyikunda ni ugutanga umwana wayo w'ikinege, abamwizeye bose bakaba bakiriye urwo rukundo. Yohana yabivuze atya ati, muri iki ni mu rukundo ruri, si uko twebwe twakunze Imana, ahubwo nuko Imana ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Uru rukundo Imana yadukunze ni rwo soko yo kuyikunda kwacu ndetse no gukunda bagenzi bacu. Amategeko n'ibyahanuwe byari nk'amafoto y'Imana y'urukundo twendaga guhabwa, ariko ayo mafoto ntabwo yari iyo Mana nyirizina.
Umwami wacu agira ati, kandi ndababwira yuko abahanuzi benshi n'abami bifuje kureba ibyo mureba ntibabireba, no kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Ibyo abahanuzi n'abami benshi bifuje kureba no kumva ntibabirebe ntibanabyumve, ni Kristo ari we soko y'urukundo abantu bakunda Imana ndetse nabo ubwabo bagakundana. Impamvu rero abo bose bari bamuhanze amaso ni uko mu by'ukuri ari we wagombaga kubahesha kubaha Imana bagakizwa amategeko ubusanzwe agenewe ibigande. Nitwitegereza amategeko abiri twahawe mu isezerano rishya, yose ni ay'urukundo. Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ahandi nahagira ati, ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, mube ariko namwe mukundana. Tugarutse kuri ya nyundo y'itegeko rya 4 ry'isabato, niba mwibuka neza, twabonye ibihamya byinshi ko Kristo ari we sabato y'ukuri itura abantu imitwaro y'ibyaha abahetamishijwe ibitugu. Iyo sabato niyo ihumura abahumishijwe na kamere bavukanye muri Satani, kandi ikabohora ababoshywe na Satani. Ibyo byose twabonye ko bikubiye mu isabato iruta izindi ya Yubile, ariyo yashushanyaga ubukuru bwa Kristo. Dore aho ibanga riri rero. Amategeko ya mbere 3 abanza ari mu gitabo cyo kuva igice cya 20 akubiye mu itegeko ry'urukundo abantu bagomba gukunda Imana, naho 6 ya nyuma aheruka yo agakubirwa mu rukundo tugomba gukunda bagenzi bacu. Itegeko rya 4 ry'isabato ryo nirivuga ku rukundo dukunda Imana cyangwa urwo dukunda bagenzi bacu, ahubwo ni urukundo twahawe n'Imana. Rero itegeko rya 4 ry'isabato ryari igishushanyo cy'umuhuza uhagaze hagati y'abantu n'Imana, ubashoboza gukunda Imana ndetse bagakundana bagenzi babo. Aho ibi bihurira kandi bigashushanyiriza Kristo, ni uko kuri uyu munsi abantu bagombaga kuruhuka imirimo yabo, kandi muri wo bagasabana n'Uwiteka bamugaragariza urukundo kubw'uwo munsi w'ikiruhuko yabageneye. Mu yandi magambo, kuruhuka imirimo yabo no gusabana n'Imana bayigaragariza urukundo babiheshwaga n'uyu munsi babaga baruhukiyemo. Hamwe n'ibi rero, turamutse twanzuye ko Kristo ari we iri tegeko ryashushanyaga mu buryo bwo kuba umuhuza w'abantu n'Imana abanje kubaruhura, ntabwo twaba twibeshye. Muri Kristo abantu bashobora gukunda Imana kuko yabanje kubakunda ikabaha Kristo, nk'uko twabibonye muri Yohana wa mbere. Kandi uko gukunda Imana kubahesha ubushobozi bwo gukundana nk'uko nabo bakunzwe. Twagiye tubona ahantu henshi ko Kristo abo yakijije, abo yazuye, abo yahumuye, abo yazibuye amatwi, ndetse n'ibindi byose byashushanyaga urupfu rwo mu mwuka hamwe n'ubumuga bw'ibyaha, nyuma yo kugirirwa iyo neza nibwo bahimbazaga Imana babikunze kubw'urukundo yabaga ibagaragarije. Wenda hari uwagira ati, niba amategeko yose yari akubiye muri aya 2 cyangwa se rimwe ry'urukundo, ubwo bisobanuye ko n'ubundi yayandi 10 ari yakitugenga nubwo bidasaba ko yandikwa. Oya rwose. Itegeko ry'urukundo niryo ryagengaga abasogokuruza bose mbere y'uko amategeko atangwa ku musozi wa Sinayi. Ikibazo cyari gihari ni kimwe gusa, nuko batari bafite umutima wo gukunda, ari wo Kristo, urukundo rwaturutse ku Mana. Pawulo yagize ati, ariko amategeko yaziye hanyuma kugira ngo ibyaha bigwire, nyamara aho ibyaha byagwiriye niho n'ubuntu bwarushijeho gusaga. Gukurikiza amategeko azwi yanditse bigaragaza umuntu nk'intungane, undi bikaba byatuma agaragara nk'umunyamakosa ukomeye. Ariko igituma amategeko yandikwa ni ukugira ngo atere abantu kwitwara uko bakabaye bitwara badahawe amategeko. Itegeko ryo gukunda Imana riragutse cyane ku buryo ntazi niba ryarondorwa mu magambo abantu bandika. Iryo gukunda bagenzi bacu naryo nuko sinzi niba twabona ibitabo turyandikamo. Amategeko yandikwa bitewe na kondisiyo cyangwa ibihe runaka,
kugira ngo afashe abadakuze mu mitekerereze yo gukora ibikwiye cyangwa se ibigande ngo biterwe ubwoba n'ibihano bigendana no kwica ayo mategeko. Akenshi itegeko ritangwa kubw'impamvu eshatu z'ingenzi. Iya mbere ni ukugira ngo ririnde urihawe udafite ubwenge bwo kumenya gukora igikwiye. Iya kabiri ni ukurinda sosiyete gukora ibikorwa by'abadakuze batazi gukora ibikwiye. Iya gatatu ni ukugira ngo abagome n'ibigande bidakora ibyo byishakiye kuko akenshi biba bitinya ibihano. Niba mwibuka inkuru twatangiranye, ririya tegeko twana tw'udukobwa twahawe ryo gufata ikiganza umukozi ni iryo kuturinda impanuka kuko ubwenge bwatwo ari buke, tutabasha kumenya imodoka ije ihaguruka isubira inyuma n'ibindi. Hari icyo nibwira ko gitangaje dukwiye kureba tukagitekerezaho. Ngiki ikigero cy'ubwenge buke bw'umuntu nicyo gihesha umugenera amategeko kumenya umubare w'amategeko amuha cyangwa ibyo akwiye kwibandaho mu kumutegurira amategeko. Abaturiye imihanda babuzwa gukinira mu muhanda. Abaturiye ibibuga by'indege bakabuzwa kubaka amazu maremare. Abatwara ibinyabiziga babuzwa kuvuza amahoni bageze ku bitaro. Gutyo bitewe n'ikibazo kiriho cyangwa igishobora kubaho. Mbese wakwandikira igihugu kidakora ku nyanja amategeko agenga ibyambu? Mbese wabuza inka kurya inyama kandi muri kamere yayo itazirya? Hamwe n'ibi, ntabwo amategeko yashyiriweho intungane, ahubwo yashyiriweho ibyaha byariho cyangwa iby'Imana yabonaga ko bizabaho. Mu yandi magambo, ibyaha bitariho nta tegeko rikenewe na busa. Pawulo yagize ati, urwo rupfu yapfuye yarupfuye rimwe risa kubw'ibyaha, ariko ubwo ariho kubw'Imana. Aba ariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu. Rero iyo umuntu apfuye ntaba akigengwa n'amategeko, bityo iyo dupfanye na Kristo tuba dupfuye ku kugengwa n'amategeko agenewe abanyabyaha, tukabaho mu rukundo. Nk'uko amategeko 10 Abisiraheli bahawe yasobanujwe andi 100, niko n'itegeko ry'urukundo ubugari bwaryo butarondoreka. Kubw'ibyo urukundo rurusha ubugari n'ubunini amategeko, ariko inkuru nziza ni uko urwo rukundo atari urwacu, ahubwo umwami w'isabato ari urwo rukundo n'umuhuza wacu n'Imana niwe urwerera muri twe abamwizeye twese. Pawulo yagize ati, ariko noneho hagumyeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo, ibyo uko ari bitatu, ariko ikiruta ibindi ni urukundo. Uru rukundo ntiruzashira, kandi rero uru rukundo nirwo rwagengaga Adamu na Eva n'ibindi byaremwe byose ubwo bari mu munsi wa 7 w'ikiruhuko. Uru rukundo ni narwo munsi wa 7 w'ikiruhuko Imana yinjiranyemo n'ibyaremwe byose. Ni narwo Adamu na Eva bambitswe nyuma yo kuva muri Edeni ngo ruzongere kubahuza n'Imana. Hamwe n'ibi byose rero, kuba mu mategeko 10 bigaragara ko isabato ari yonyine ntakurikiza, nuko iryo tegeko ryashushanyaga ahubwo ari unshoboza gusohoza itegeko ry'urukundo, ari ryo ririmo n'ayo mategeko yandi 9 ubona nshoboye. Erega saa 9 gusa nsohoza, ahubwo mu bugari bw'urukundo ruri mu isabato nahawe ariyo Kristo, nkundisha Uwiteka umutima wanjye wose n'ubugingo bwanjye bwose ndetse n'ubwenge bwanjye bwose. Hanyuma y'ibi ngakunda mugenzi wanjye nk'uko Yesu yankunze. Uwasobanura iby'urukundo, isi yakuzura inyandiko. Amategeko yanditseyo aza kubw'umwihariko w'abantu runaka, kubw'ubwenge bwabo buke butamenya gukora igikwiye ku bwa kamere yabo cyangwa ku bwa kavukire yabo. Uyu munyabwenge buke w'umunyantege nke ni mwene Adamu wese mbere yo guhishurwa kwa Kristo, kuko twese twokojwe urupfu n'icyaha cya Adamu, bityo tukavuka dupfuye ku rukundo. Hamwe na Kristo ari we rukundo rwashushanywaga n'isabato, tuba bazima nitube tukiri abo kurandatishwa amategeko agenewe bene Adamu wa mbere. Mbese uri uwo mu muryango wa Adamu wuhe? Abana ba Adamu wa mbere bayobozwa amategeko, naho abo wa kabiri bo bayobozwa urukundo mu mwuzuro warwo.